karoti irakenewe ku bana nibura ku mpinja ihera ku mezi 9 yarangiza abana kuko ifite uruhare mu gikuriro cyabo ituma amagufa yabo yubaka neza n'amenyo yabo akamera neza. Urumva kubwo karoti niba wabonye haruguru irinda umunaniro, irinda kubacuho, ikongera amaraso. None igeze ku bana itera igikuriro. Imaze kugera ku gikuriro ntiyagarukiraho gusa, izwi neza kwitera kureba neza. Umuntu wese ushaka kwirinda nabanza amenye gutegeka ipfa. Abana bakwiriye kumenyerezwa kurya ku gihe gikwiye kandi kidahindagurika, no kutagira ikintu na kimwe bakoza ku munwa umwanya wo kurya utaragera. Bakwiriye kumenyerezwa hakiri kare ko bagomba kwirinda buri cyo, ni ka bombo nibakureho, ni ka biswi nibakureho, nakaneke bahurire nako mu nzira kuraho, ubunyobwa kuraho. Abana bakwiriye gutozwa hakiri kare bakabwirwa ngo ntawe ukwiriye kujya kugira icyo akoza ku munwa igihe cyo kurya kitaragera. Iyo iyi B9 ibuze mu mubiri, insuffisance provoque l'anémie. Iyo umuntu abuze B9 mu mubiri agira amaraso make. Icyo ni icyambere. Kabiri, vertige. Umuntu ubuze B9 agira ikizungera. Gatatu, gukurikiza amategeko yo kwirinda no gukurikiza igihe kidahindagurika muri byose bifite imbaraga itangaje. Kugira isaha yo kuryama, kagira isaha yo kubyuka, kagira isaha yo kunywa amazi, kagira isaha yo kurya, kagira isaha yo kwiyuhagira, kagira isaha yo kuvuga, kagira isaha yo gusoma, yangira kagira isaha yo kugendagenda ku munsi. Yarangiza umuntu ufite ibi bintu aba afite amahirwe cyane. Gukurikiza amategeko yo kwirinda no kugira igihe kidahindagurika muri byose bifite imbaraga itangaje, bifite akamaro kenshi kuruta ibyiyadukiza cyangwa imiterere karemano mu guteza imbere ubugwaneza n'imyifatire irangwa n'umutuzo, ari byo bigira uruhare runini mu koroshya inzira y'ubuzima. Iyo umuntu yamenyereye kugira gahunda idahindagurika, agira amahirwe yo kuruta ibindi byose, agira kuruta karemano ye. Biteza ibi bintu byo kubahiriza gahunda biteza imbere ubugwaneza n'imyifatire irangwa n'umutuzo, ari byo bigira uruhare runini mu koroshya inzira y'ubuzima. Kuko ubugwaneza no kumva utuje byoroshya inzira y'ubuzima babyumva byanze bikunze. Muri iyi si muri kureba ntabwo wenda kugira ngo abantu bose nibakundi, reka da byoroshye bose abakwanga. Icyo akora icyo nzi cyo mu buzi bose abakwanga nibo baki. Nushaka ugende wiyandikire ku papuro kawe, nushaka urabona abantu nk'ijana bagukunda, ubone nk'icumi bakwanga. Ariko kuko mu bwenge bwa kimuntu n'ubwo ryibwe atubura ibibi akaba ari byo biba byinshi. Ariko abakwanga nibo baki, abakwimye nibo baki, abakuvuga nabi nibo baki, abagusuzugura nibo baki. Ahubwo nuko wibwira ukabitubura. Niyo mpamvu kuko abakuvuga neza nibo benshi. Kubw'ibyo rero ugira umutuzo, ugira n'ubugwaneza, ariko bizaterwa no kugira gahunda idahindagurika. Byongeye kandi uzasanga ubushobozi bwo kwitegeka umuntu yunguka muri ubwo buryo ari kimwe mu byangombwa by'agaciro gakomeye bimufasha gahatana kandi akagera ku nsinzi mu nshingano zikomeye cyane n'ibibaho bitegereje buri wese. Iyi si muri kureba, mu isi umuntu akundirwa ubutwari, mu isi umuntu agakundirwa akamaro, mu isi umuntu agakundirwa ubwenge, mu isi umuntu agakundirwa gushyira mu gaciro, mu isi umuntu agakundirwa gukunda abandi. Ariko ni bibi guhatira abandi kugukorera ibyo wowe utabakorera. Iyo rero uzi gushyira mu gaciro, ugashyira mu mwanya w'ibintu byose, bijya bigaragara neza ko uyu muntu ajyageraho yarangiza akazamenya gushyira mu gaciro gakomeye, ibimufasha agahatana kandi akagera ku nsinzi mu nshingano zikomeye cyane n'ibibaho bitegereje buri wese. Ni ibibaho ariko bitegereje umuntu wese. Tugomba kwibanda cyane ku gutuma amahame yo kwirinda agaragara muri buri kantu kose k'imibereho y'umuryango. Tugomba kubyibandaho cyane, tukabizirikana, ukamenya neza ngo akantu ko kwirinda kibande mu mibereho yose y'umuryango. Ntabwo washobora kwirinda utafite ubumenyi, ntiwashobora kwirinda utazihangana, ahubwo byanze bikunze izi ngingo kumenya, kwirinda no kwihangana birajyanirana. Hari ibyo kurya bivura ariko bibiho, ariko uzabikoresha niwihangana. Hari ibyo kurya biryoha ariko bitaribwa nijoro,
uzihanganira kubirya ku manywa ariko wowe kubirya nijoro kandi icyo gihe ufite igihe. Bizagusaba kumenya kwirinda ndetse no kwihangana. Kubwereke rero karote rero ariyo ngezeho, nagira mvuge nti kuko ari imboga ntabwo ifite ibivumbiko byinshi, kuko ari imboga ntifite na proteine nyinshi, kuko ari imboga ntifite n'amavuta menshi. Nawe utekereza ko ubwo mu birebana no gushyushya umubiri ifite 40, yarangiza byagera muri mu kubaka umubiri kagira 1.1, yagera mu mavuta ikagira 0.2. Wumve ko ubwo iri mu byo kurya byafasha benshi cyane ku baba bazi impamvu mu kwituma. Ifite uko imeze, ifite amazi kuri 88, ariko wagera ku mavitamine iragenda irakungahaye. Ndashaka ngo kuko nibura ku rugero rwo hasi muri vitamine A ifite 2,000 byo bita unité internationale. Ni kukwereka neza ko wakwereka mu BA imaze iki, wagera aho ngaho ukabyumva. Carotte rero, la carotte est un facteur de rétablissement en cas de fatigue, de surmenage et d'anémie. Igihe cyose ugiye kurya karote, si ukwireba yuko itukuza ibyo kurya, si ukwireba kwigezweho, si ukwireba ngo baravuze ngo ivura amaso, ahubwo ibyibanze ifite irinda ibintu, ikingira umunaniro, ikabuza umuntu kuvuga agacuho, kandi ikabuza umuntu kugira amaraso make. Urukumva ko ari ubutunzi bukomeye. Noneho ubwo rukomeye, elle aide à lutter contre les infections. Yigeze mu muntu irwanya indwara z'ibyuririzi, également répétée pour améliorer l'acuité visuelle. Izwi neza, ifite ishema ryo kumenya kwita umuntu areba neza. Ubwo irafasha kugira ngo abantu barebe neza. La carotte est recommandée aux enfants, elle contribue à leur croissance en favorisant la constitution des os et des dents. Karoti irakenewe ku bana nibura ku mpinja ihera ku mezi 9, yarangiza abana kuko ifite uruhare mu gikuriro cyabo, ituma amagufa yabo yubaka neza n'amenyo yabo akamera neza. Urumva ko ubwo karoti niba wabonye haruguru irinda umunaniro, irinda ububacuho, ikongera amaraso. None igeze ku bana itera igikuriro. Imaze kugera ku gikuriro ntiyagarukiraho gusa, izwi neza kwitera kureba neza, igatera igikuriro, igatuma umugufa yubakika neza kandi amenyo akamera neza. C'est un régulateur intestinal, un antipyrétique et un cicatrisant. Izwi ubwo turaba tuyivuzeho ibintu bigera mu 9 byiza kuri yo. Iravuze ngo irakenewe cyane ku bana, abo twari twarenze. Isubiza amara y'umuntu kuri gahunda nziza, ikayarinda kuziba, kandi iri mu bintu bikiza ibisebe vuba. Ni cyo gituma niyo umuntu yabazwe cyangwa yakomeretse bamusaba kumurya karoti na sezame akabirya kenshi. Sibuze kubirya kenshi ku munsi, ahubwo akabikoresha mu gihe kirekire ariko mu buryo bwegeranye. Ubwo nikaba kuvuga ngo ufata karoti imwe, ikiko cya sezame, ukabirya wenda kurya mu gitondo. Niba warabazwe ubyara, niba warabazwe wakomeretse, niba warabazwe bagukuramo icyuma cyagushituje, aho hose kugira ngo ibisebe bizasubire kuri gahunda, base ukire, ukeneye karoti. Ndagira nti ndagiye kure cyane, icyo nashaka kugira ngo nibura buri wese agerageza kumenya kwa rugira ngo tumenye ko karoti atari kiribwa gipfuye kubaho gusa, ahubwo ni kiribwa gifite ubuzima bukwiriye kandi bwiza. Niyo mpamvu ndi busubire muri cya gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi. Tugomba kwibanda cyane ku gutuma amahame yo kwirinda agaragara muri buri kantu kose k'imibereho y'umuryango. Abana bakiri bato bakwiriye kwigishwa kwiyanga no kwitegeka, kandi ababyeyi bakabibatoza ku rugero rushoboka rwose. Ahangaha ngiki kintu gikomeye kandi cyiza kugira ngo abantu abana bagomba kwigishwa ko batagomba kwikurikiranira inzira yabo bwite, ahubwo ko bagomba kuyoborwa n'ubushake bw'ababyeyi babo. Rimwe mu masomo ahebuje ayandi yose kuba ingenzi kuri iyi ngingo ni ukumenya gutegeka ipfa. Umuntu wese ushaka kwirinda nabanza amenye gutegeka ipfa. Bagomba kwigishwa kurya mu gihe gikwiriye kandi kidahindagurika. Abana bakwiriye kumenyerezwa kurya ku gihe gikwiye kandi kidahindagurika, no kutagira ikintu na kimwe bakoza ku munwa umwanya wo kurya utaragera.
bakwiriye kumenyerezwa hakiri kare ko bagomba kwirinda buri cyo, ni ka bombo nibakureho, ni ka biswi nibakureho, ni akaneke bahuriye nako mu nzira kuraho, ubunyobwa kuraho. Abana bakwiriye gutozwa hakiri kare bakabwirwa ngo ntawe ukwiriye kujya kugira icyo akoza ku munwa igihe cyo kurya kitaragera. Abana barezwe muri ubwo buryo, kubayobora biroroshye cyane kuruta abimitse kuryagagura. Muri ubu buzima abantu batojwe kurya ku gihe, bakarya ibikwiriye, bakarya ku itegeko, bakarya ibikenewe, kubayobora biroroshye. Naho uwaryagaguye wese afite akajagari mu bitekerezo no mu mikorere, mu myumvire, yarangiza umutesha kimwe akanyura ahandi, mbese abo nibo Bibiliya yavuze ngo bameze nk'inka. Kubw'ibyo niyo mpamvu mvuze ngo abana barezwe muri ubwo buryo, kubayobora biroroshye cyane kuruta abimitse kuryagagura. Barya ikintu cyose ipfa ryabo riberekejeho, kandi bakarya buri kanya. Kubayobora birarushije. Umuntu wese kuyobora umuntu uryagagura, urya ikije kaza umuntu cyose, abo batojwe bahorana umunezero, ibyishimo n'ubutaraga. Abatojwe kurya ku gihe, kutaryagagura, bahorana ibyishimo. Mbega amahirwe. Kabiri, bahorana abo batojwe bahorana umunezero. Icyo ni kimwe, ibyishimo. Gatatu, ubutaraga. Umva nawe uko kurya ku gihe, kutaryagagura, gutegereza isaha yagenewe kurya, bituma umuntu ashobora kuyoboka. Kumuyobora neza bikoro. Nujya ku ishuri bazakuyobora neza, nujya mu kigo bakuyobore neza, nujya mbese ahantu hose hasanga ubutegetsi n'ubuyobozi, ntabwo uzagorana, ntabwo uzavunika. Niyo mpamvu bamwe babwira guhaguruka, iyo yaryagagura bamubwira guhaguruka akicara, bamubwira kwicara agahaguruka, bamubwira guceceka akaba ariho yongorera, bitewe nuko muri gahunda yararyagaguye, ntabwo afite gahunda. Kubw'ibyo rero ariko abo batojwe bahorana umunezero, bahorana ibyishimo n'ubutaraga. Yewe na babandi bashinga amajosi barakara ubusa, kandi b'ibinani bagiye bahinduka bumvira. Uba wongeye kubasubiza ku murongo biragenda. N'uwari usanzwe ari ikinani washingaga ijosi urakara ubusa, kandi b'ibinani bagiye bahinduka bumvira, bihangana, kandi bafite kwitegeka bikomotse ku gukurikiza iyo gahunda nziza y'imirire nta gukebakeba. Noneho bigaragara neza ko gahunda nziza mu mirire iragenda ikagufasha, ikagukosora, ikagushyira ku murongo. Hepfo arega mu isi ukishimirwa, bifatanyije no gushikama n'ubugwaneza ababyeyi babagaragarije, babayobora mu yandi mashami yo mu buzima. Mureke buri wese musore wo mu gihugu cyacu ugifite imbere ye amahirwe yo kuzagira amaherezo meza, utari wanyura umugi, akaba atarasara, akaba ataraba umusinzi, akaba ataraba ikigoryi, akaba atarabifungirwa. Ubu ugifite ubushobozi nk'ubu ngubu bwo kuba kuryagagura no kurya nabi no kuregwa nabi bitari byamushyira mu kaga, ahatabonera amahirwe. Mureke buri musore wo mu gihugu cyacu cyacu ugifite imbere ye amahirwe yo kuzagira amaherezo meza kurenza abami bo mu isi batamirijwe amakamba, atekereze byimbitse ku cyigisho kiri mu magambo y'umunyabwenge agira ati wagihuguwe ubuhiriwe. Reka buri wese ukiri muri ubu buzima abimenye. Niyo mpamvu yatumye dushaka ngo nibura dutekereze icyo twakora ngo umuntu wese amenye icyo yakorera ubuzima bwe. Muri uku kurya no muri uku kunywa hariho kudapfa kurya gusa. Ndashatse kuvuga ko nibura ko mu gihe tuvuga ko turya amavitamine, muri aya mavitamine tugerageze kureba neza ibisabwa ngo nibura buri wese amenye neza. Hari nk'amavitamine yo mu bwoko bwa 9, B9. Iyi vitamine nshaka kuyivugaho. Vitamine B9 ou acide folique. Ni vitamine B9 cyangwa bita acide folique, kuba bizi yabikora ku byo bita irwanya ihererekanyamurage ribi. Rya rindi rihembuka umuntu afite imyaka y'ubugimbi n'ubwangavu. Iyi notre santé mentale, iyi ni vitamine ifite ikimaze ku bwenge bwacu, ubuzima bw'ubwenge, bwo gutekereza, bwo kugambirira, bwifata imyanzuro, bw'icyerekezo. Ahangaha ati lors de la vitamine B9, akaba rero akamaro kayo naka ire inseparable de la vitamine B12, kwitandukanya na B12 bagorana, anti-anémique, iri mu bintu bigwanya ko umuntu akena amaraso, ire favorise la formation de globules rouges, ifite uruhare B9 ifite uruhare mu kurema insoro ntuku,
era synthèse de protéines no kugira ngo protéine bariye zizahinduka umusatsi, zahinduka ingohe, zahinduke impembwe, zahinduka amagufa, zahinduka inzara, zahinduka amaraza, mbese ibyo kurya protéine wariye ngo zizageraho zagenewe kandi zibiki Imana yagambire ko zizabacyo nizihagera, yarangiza ibyo byose bikeneye B9. Elle intervient comme coenzyme dans la synthèse de neurotransmetteurs, donc sérotonine. Irimo kandi bita sérotonine bigatuma byanze bikunze imyakura yawe ikora neza mu mubiri wawe. Iyo rero ibuze, iyo iyi B9 ibuze mu mubiri, l'insuffisance provoque l'anémie. Iyo umuntu abuze B9 mu mubiri agira amaraso make. Icyo ni icyambere. Kabiri, vertige. Umuntu ubuze B9 agira ikizungera. Gatatu, retard de croissance. Umuntu ubuze B9 igikuriro cy'ingingo kiratindagira. État dépressif. Umuntu ubuze B9 akunda kwiheba ubusabusa. Afite akunda kugwara indwara zo mu kanwa yewe n'izitwa za gapfura. Ingingo ikurikiyeho désordre psychique. Umuntu ubuze B9 agira akajagari mu bwenge, cyangwa se gushyira muri gahunda, gushyira ku rugero biramunanira. Fati anxiété. Umuntu ubuze B9 ahorana umubabaro. Insomnie. Ibitotsi biramucika bigahora bimuguruka iyo ubuze B9. Trouble de la mémoire. Gufata mu mutwe biramugora. Aho niho umuntu ahura ngo agatangira kwita izina utari ryawe, agatangira kukwibagirwa, akibagirwa page kandi bagirwa aho yabitse, akibagirwa ibyo yavuze, akibagirwa aho yanditse. Byanze bikunze B9 iri mu bintu bifashije mu buzima bwa none. Perte de la notion du temps. Yarangiza umuntu ayoberwa igihe arimo, yarangiza ukabona ntiyibuka iminsi arimo, ntiyibuka ibyo asabwa uwo munsi, ntiyibuka gahunda arimo. Hepati de l'espace, tubwenge rwose akayoberwa ibyo ari byo ta espace. Yarangiza moins de résistance aux infections, kandi byanze bikunze indwara z'ibyuririzi zigufata mu buryo butagoye. Ako niko kantu ko gutekerezwa mu gihe twita ku birebana n'ubuzima. Tugomba kumenya neza ko mu gihe turya tugomba kurya kugira ngo tubeho, tukamenya neza ngo kurya ibikubeshaho, kurya ibikuvura, kwirinda bikakurutira kwivuza. Kwirinda ibyo kurya biryohera indwara ukabyirinda, yarangiza ukagira ibyo ukirinda indyo yonona amaraso n'ingingo, ukarya imvange nziza mu buzima, kandi ku ngingo karindwi ugahembura uwazahaye, kuko bikenewe kuri buri muntu wese ngo nibura buri wese twuzirikane iyi ngingo ikomeye yo kwitabwaho mu gihe ngiki. Bibiliya rero ntabwo iturangaza gusa, ahubwo twumve ngo la carence sont fréquentes chez les femmes enceintes, les personnes âgées. Abantu bakunda kubura B9 ni abagore batwite, ni abantu bashaje. 80% des personnes de plus de 60 ans, les adolescents de 70% déprimés, manque d'acide folique. Ati cyane cyane abantu 80% by'abasaza bageze mu myaka 60 bakunda kuyibura. Icyo ni kimwe. Naho 70% y'abasore bahora bababaye nabo bakunda kuyibura. Cyaki ndubona ukabona umwanya gato cyane wavoma ngo nta wundi muri ububwire ngo abandi bose bariyicariye, yarangiza ngo ubwo natsinzwe no hose nzabakira, ugasanga kantu kose ari hebye. Abantu babuze vitamine B9. B9 iri mu bintu nongera bisubiremo, irahagije ituma iyo umuntu ayibuze amaraso arakena, iyo umuntu ayibuze ahorana ikizungera, iyo umuntu ayibuze igikuriro kiradindira, iyo umuntu ayibuze iheba ubusabusa, iyo umuntu ayibuze agwara mu kanwa, iyo umuntu ayibuze agira akajagari ko mu mikorere, iyo umuntu ayibuze ntasinzira neza, iyo umuntu ayibuze ntiyibuka, iyo umuntu ayibuze ababara ubusabusa, iyo umuntu ayibuze ajya yoga umwanya arimo n'igihe arimo, iyo umuntu ayibuze indwara z'ibyuririzi zimufata mu buryo butagoranye. Rero muri mugambi nyamukuru n'uyu wo kwitabwaho. Nge nawe dukeneye n'indyo nzima, aho bakubwira bati ubugorozi bw'amagara mazima busobanuye gutoranya ubwoko bw'ibyo kurya birusha ibindi gutunga umubiri. Ni page y'132 haravuze ya cya gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi. Ubugorozi bw'iby'amagara mazima bisobanuye gutoranya ubwoko bw'ibyo kurya birusha ibindi gutunga umubiri
bigatoranywa mu buryo bw'ubwenge kandi bigategurwa mu buryo bufasha ubutaraga kandi bworoheje. uko bavuga iby'amagara mazima. Imibiri yacu igizwe n'ibyo kurya turya. Ingirabika z'umubiri yacu zihora zisaza. Buri kwinyagambura kwa buri rugingo gutuma hari igisaza mu mubiri. Ku bw'ibyo rero teganya kurya atari ukuryoherwa, ahubwo teganya kurya ko kwibeshaho, teganya kurya ko kwivura, teganya kurya ko kwikingira indwara, teganya kurya ko kongera ubwenge, teganya kurya ko kongera imbaraga, teganya kurya ko gushobora inshingano ushinzwe. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen.